Hello, murakaza neza kuri Mpumuza Nkuhumurize TV. Ubwo rero arangije ngo aravuga ati ni amaraso n'amaraso. Nimba utangiye kundundira imbeba ahangaha zo kumungira imyaka no kuza kunsahura, reka nze nkwereke. N'ubundi ndabona iyi mbeba iriho amaraso, naho ubwawe ndabona habaye amaraso. Imbeba ariyo wowe? Yego, ni njyewe. Ndabona mwese muri amaraso, reka nze ntemagure nohereze mu ruzi. Amakuru nuko ngo bari baturiye uruzi, yitwikira ijoro araza twika ya nzu y'ibyatsi, kuko ibyo bavugaga byose we yabyumviraga inyuma y'inzu, ariko batabizi. Bamuha iyo nzu yo mu gikari we yarabyumvaga, ariko ntibari bazi yuko yahari. Kumbi we yayubikiriye ari mu gutega amatwi ikintu cyose bari bumubwire. Amaze kuyitwika abonye ko inzu z'ibyatsi murazizi zitwaga ibigonyi kera, abonye ko biguyemo ngo aridoga, ngo avuga ngo nimusohoke mukize zambe bazanyu. Ariko yatwitse inzu yari yumvise bahaye mama wawe, azi yuko weho na mama wawe niyo ndatwite arimo twaraye, ariho mwaraye, araza arayitwika. Kumbi siho mama wawe yari yaraye? Ntabwo ariho yari yaraye. Nibyo navuze ngo Imana ishaka kugukiza ntibura inzira icisha mu gukiza. Ni ukuri. Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwebwe muherereye hirya no hino, bakomeje gukurikirana Mpumuriza Nguhumurize TV. Ni ukuri turanezerwa cyane iyo mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Yego, uwo muri kumwe rero ni wa mubyeyi Mignone Rwagihuta, inkundwakazi y'Imana, wa wundi Yesu yagiriye neza. Nijye wa mugore Yesu yagiriye neza. Rero nk'uko bisanzwe kuri Mpumuriza Nguhumurize tugumza gutambutsaho ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, ibiganiro by'isanamitima. Ni ukuri habaye ibiganiro byinshi bitambukaho. Rero tukaba buri gihe tubazanira abatumirwa. N'uyu munsi iruhande rwanjye hari umutumirwa mwiza Uwiteka Imana yaduteguriye. Afite byinshi biri muri we, afite byinshi ashaka kutuganiriza. Muri ubu buzima duca muri byinshi, muri ubu buzima tunyura mu misozi tugaca mu mataba, aho hose niko hagenda harushya imitima yacu. Ariko abamenye Imana dufite ukuntu tujya tuhava, tuhakurwa n'imbaraga z'Imana. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa none twabazaniye umutumirwa mwiza Imana yaturarikiye kugira ngo tubashe kuganira. Mbere yuko rero dukomeza cyangwa se mbere ko tugira ikintu tuvuga, reka nakire umutumirwa wacu arabibwira. Ni umuntu mukuru, ntabwo nge nemerewe kuba namuvuga kuko azi kuvuga kandi Imana yamusize amavuta. Mu gihe nk'iki ngiki ni umukozi w'Imana. Reka tumwakire kugira ngo nawe abashe kwibwira abantu bajya bakunda gukurikirana Mpumuriza Nguhumurize TV. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego, ugiye kwibwira abantu badukurikiranye. Yesu aguhe umugisha. Yego, murakoze abakurikiye Mpumuriza Nguhumurize, namwe kandi murakoze kunyakira. Kuri uyu mwanya nagira ngo mbashimire kuba mwemeye ko nza kubana namwe. Amazina yanjye nitwa Uteyumurame Emmanuel, umwana umwe mu batarahizemo kuvukira ariko ushobora guhitamo aho gutura. Ninjye rero turi kumwe muri aka kanya kugira ngo mbashe kubaganiriza bikeya mu by'Imana iba yaragiye ikorera umuntu no mu buzima iba yaragiye munyuzamo. Yego. Turagira ngo wibwire abadukurikiranye, uri umusore, uri umugabo, urubatse, kugira ngo abantu baze kugukurikirana bazi ngo se uriya ni muntu ki. Murakoze cyane. Ndacyari umusore ariko uteganya kubivamo. Yego. Ubwo rero wakomeza utubwira mu buhamya bwawe, amateka yawe. Hano uri ni kuri channel ya Mpumuriza Nguhumurize.
kubera ko ubuhamya bwawe bufite abantu benshi bugomba gukomeza. Hari abantu bamwe bagomba kuva mu rwego rumwe bakagira ahandi bagera, bakamenya ko Imana hari aho igikura, hari n'aho igeze umuntu. Tuguhaye ikaze ku buhamya. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbibwira, nabwiye ko amazina yanjye ari Uteyumurame Emmanuel. Impamvu ngereka ko kari akantu kavuga ngo ndi umwana umwe mu mata yahisemo kuvukira guhitamo aho gutura, nshobora kubivuga bakajya ngo ni ugutura mu mujyi wa Kigali cyangwa se gutura ahandi hantu heza. Oya, ntabwo ari byo mbashatse kuvuga, ahubwo mbashatse kubivuga ku mpamvu z'uko igihe cyose muri ubu buzima tuba ku isi tukahatura, ndetse bamwe tukavuka ariko ntidufitemo imiryango tuvukiramo, ariko ahantu duhitamo ho gutura nta handi ni Kanani yo mu ijuru. Icyo nicyo mbaza kubanza gusobanurira abantu batazajya bagira ngo nimba nabuze guhitamo aho gutura ngo bajye ngo nuko natuye mu mujyi wa Kigali cyangwa ngubamo. Oya, ahubwo nshaka kuvuga yuko urugendo rwanjye ruzatura i Kanani, ariho mfite gakondo ihamye, kuko Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Icyo ni kimwe. Ikindi navuga, amazina yanjye nkuko nabwiye ko nitwa Uteyumurame Emmanuel. Ndi umwana wavutse mvuka ndi imfura ya data na mama mu ntara y'Amajyepfo, aho narerewe nkunda kuvuga. Narerewe mu karere ka Ruhango, umurenge ubu ni uwa Kabagari, niho narerewe. Aho rero ubwo namenyaga ubwenge, namenye ubwenge ariho nibona nkabona, ariko mama turi kumwe turerwa kwa sogokuru, ariko amakuru mama yagiye abasha kumpa yatumye ntakumbura kuba namenya iwacu. Ndahangaha iwanyu kwa papa aho mvuka, ntabwo nigeze mpamenya, ndinze ngana gutya ntazi ngo ni hehe. Ariko kubera Imana dufite data wo mu ijuru ujye utwitaho uko bwije nuko bukeye. Icyo ni kimwe. Nakongera ku byo impamvu navuze ngo umuntu ahitamo aho kuvukira, ariko ashobora guhitamo aho gutura. Ikindi navuga, nubwo nkimara kumenya ubwenge ngeze mu myaka 7, nibwo mama yanyicaje aranganiriza yuko navukiye mu rugo rukize rutari rukennye, ariko arambwira ati ukimara kuvuka nari nsize papa wawe mu rutoki arimo ahinga. Igihe yari arimo ahinga, yarahinze, yarangije abwira papa ati rero, mama abwira papa ati rero ubu tuvugana ngiye mu rugo ngiye gushyushya kugira ngo uve mu murima usange bimaze gushyuha. Ubwo yazamukaga rero yageze mu rugo aho gushyushya, aho igise kiramufata antwite. Igise kiramufata, nibwo navukaga. Nkimara kuvuka turagira ngo udufashe, yego, udusobanurire neza, kuko utangira utubwiye yuko ntiwigeze uhitamo aho kuvukira, kandi mu kumenya ubwenge kwawe wasanze urererwa kwa nyogokuru wawe ubyara mama wawe. Kandi ibyo ngibyo tuzi neza yuko abana barererwa aho ngaho ari ba bana bavutse muri zanda zitateguwe. Twe niko tubizi, umwana yisanze aho aba yaravutse muri ubwo buryo. Turagira ngo dusobanurire neza uburyo ki wagiye kuharererwa. Nibyo nari ntangiye kugeraho. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo mama ubwo navukaga, urumva papa yari yasigaye mu rutoki, ariko azamutse ageze mu rugo asanga maze kuvuka. Akimara gusanga amaze kuvuka, ngo yari azamutse, urumva umuntu woroye, umuntu w'umuhinzi, nta bindi yari afite byo gukora, ahubwo nuko ubwo yari azamutse aje no kureba n'inka ze ko zatashye. Ubwo rero ageze mu rugo asanga ngo ndimo ndigaragura, mama ya nyina yari itaraza. Muri kwa kwigaragura rero ngo papa ahita avuga ati yari yabyariye mu rugo. Icyo gihe kwa muganga byari bitarakomera, ni kera. Ubwo rero arangije ngo aravuga ati ni amaraso n'amaraso. Nimba utangiye kundundira imbeba ahangaha zo kumungira imyaka no kuza kunsahura, reka nze nkwereke. N'ubundi ndabona iyi mbeba iriho amaraso, nawe ubwawe ndabona habaye amaraso. Imbeba ariyo wowe? Yego, ni njyewe. Ndabona mwese muri amaraso, reka nze ntemagure nohereze mu ruzi. Amakuru nuko ngo bari baturiye uruzi.
noneho agiye kuzana umupanga mu nzu aje asanga mama yuriye ngo umukingo muremure yajyaga amateka akambwira ko ari umukingo muremure cyane iyo umuntu yabaga ari hejuru y'umukingo ntabwo yamenyaga ko munsi hari mu rugo ubwo yagiye kurira n'iyanyuma itari yaza ubwo bisobanuye ngo yari yagufashe amfite muri ya maraso ategereje ko iyanyuma iza ubwo rero yuriraga umukingo yageze hejuru ngo ahita arenga umuringoto niko yambwiye ahita ahukira kwa sebukwe akijya kwa sebukwe bari baturanye ariko nukuvuga ngo ibyaberaga munsi y'umukingo abo hejuru y'umukingo ntibashoboraga kumenya kubera umukingo muremure yego ubwo yajyaga kwa sebukwe yasanze nyirabukwe ari uhari ariko kubera igihunga ahita yinjira munsi y'urutara rwa kera baryamagaho yihishamo nyirabukwe ari we nyogokuru wanjye ngo aramaze ati habaye iki igihe kimubaza abona data ahingutse mu marembo n'umuhoro kuko ubwo yaje akurikiraho amaraso yagiye anyura akinjiramo rero nyogokuru ngo ahita atambika umwenda mu marembo gutya mu muryango ati ngaho nimba uri umugabo w'urenge ubwo rero mama ko yari yamaze kugera munsi y'urutara nyogokuru yahise amubwira ati nimba uri umugabo renga uyu mwenda sogokuru ntawe wari uhari sinzi ubwo nyine yari yigiriye mu mirimo yiwe ariko data ngo atinya kurenga wa mwenda ngo aguma ku marembo yivovota noneho bigeze hagati sogokuru abaraje aje ngo abona amaraso imbere mu marembo yinjira abona data nawe ari hariya n'umuhoro arimo arikarakasa ashaka kwica umuntu noneho ngo sogokuru arikanga agira ngo ahubwo yishe umuntu ubwo rero nibwo yinjiye mu nzu asohora icumu ati nanjye ndakwica mukecuru ngo ahita amubwira ati ntabwo yamwishe ahubwo nuko nyamutekereza uko byagenze amaze kubimutekereza undi aramubwira ati noneho nimba uri umugabo ngo nimukure mu nzu data yari abonye ko bitagishobotse yasubiye iwe muri kwa gusubira iwe aragenda araryama ariko sogokuru ntiyaruhuka ahubwo ateranya imiryango binginga data ngo asubize mama mu rugo muri kwa kumwinginga ngo amusubize mu rugo ntabwo yabyemeye ahubwo nari igihe cyo kwita izina cyarageze babwiye data ngo aze anyite izina arabyanga ntabwo yagombaga kwita izina ko urumva ntiyagushakaga amaze kubyanga rero ubwo aragenda sogokuru aramubwira ati wa mwanga wamukunda umwana azabaho ubwo nibwo bateranyije inama baha data inka ngo yakamwaga bajyaga bavuga ngo ni inka y'igitare yahawe ubwo ya nka y'igitare rero amaze kuyihabwa nta kindi bakoze yemeye gusubiza mama mu rugo kubera ko bamuhongereye bamuhaye inka inakamwa yemera gusubiza data mu rugo nako mama mu rugo muri kwa kumusubiza mu rugo yamugejeje mu rugo ahita amutera indi nda yo ku kiriri ako ukiri aho ngaho nashaka kumenya ni impamvu ki yabashaga gushaka kumwica no kwica we wari uvutse ese byaba buri muri bya bindi bavugaga umugabo akavuga ati iyi nda si iyanjye umwana si uwanjye cyangwa se bamumushyingiye ku mbaraga ataramukundaga ntabwo ariho byavuye ko bari bahanganiye ku kintu cy'amoko batari bahuje ikindi cyari kirimo bari baramumuzaniye atari we wamwirambagirije kuko muri kiriya gihe byarashobokaga baragendaga ababyeyi bakakurambagiriza bakakuzanira umugore ukabona muri kumwe mu rugo naho byari byaravuye birumvikana noneho hanyuma kugira ngo asubize mama wawe mu rugo nawe asubiranayo n'umwana kugira ngo abashe kubemera n'ubundi barongeye baramuhongerera barongeye bamuha inka kugira ngo mama yongere asubire mu rugo yego wakomeza ageze mu rugo rero nibwo amutera inda yo ku kiriri amaze kumutera inda yo ku kiriri ngo haciyemo amezi nk'abiri mama ngo abwira data ati rero ndumva mu nda hari ukuntu bimeze undi ati bimeze biti ati nyamara nshobora kuba narongeye narasamye kandi n'umwana wa mbere akiri mutoya akimubwira gutyo ngo aramubwira ati warasamye ati ndaje nkwereka aho uzajya kuyibyarira ngo akimubwira uko mama ngo ahita agira ubwoba aravuga ati ese noneho
ko ubushize narurokotse urunda rurokoka gute. Ubwo data rero ngo yafashe umuhoro yirirwa wityaza akoresheje umunyu, yirirwa atyaza. Bigeze ku isaha ya 9:00 yari isaha yo gutabarwa, mama yarayimbwiye numva ndayikunze. Ku isaha ya 9:00 nibwo ngo yagize gutya inka imena ikiraro, data yirukanka ajya kwigarurira inka ye kuko niyo yari ifite agaciro kurusha mama. Agiye kugarura inka, mama abonye umwanya wo kumucika, arongera yuri wa mukingo n'ubundi nkuko yawuriye bwa mbere. Urumva ntabwo yagombaga guca mu nzira, kuko yaca mu nzira nyabagendwa yagiraga ubwo ko ashobora guhura nawe, ahubwo byari ngombwa ko haca inzira zinyeranyereje cyangwa zigoranye kugira ngo adahura nawe. Urumva bwari uburyo bwo kwihisha. Arongera asubira kwa sebukwe. Agisubira kwa sebukwe asanga sogokuru arahari, ahita bimutekerereza, ndetse hari na muramukazi we na nyogokuru bose ubwumva bari bahari. Arabimutekerereza, muri kwa kubimutekereza rero ngo baramubwira ati rero mwana wanjye ntabwo tukwanga, twakuzanye mu muryango tugukunda, ntabwo tukwanga, ariko kubera ibyo byose tugiye kugukorera ikintu kimwe. Uko twamwinginze ubushize akagusubiza mu rugo, n'ubu tugiye gukora iki kintu cyo kumwinginga. Turebe niyanga, tufite abana mu muryango benshi batandukanye, tuzagushakira undi muhungu wo mu muryango aba ari ugutunga, ariko abana bacu ntabwo dushaka ko bazajya kuba mu gasozi. Yego. Ubwo ibyo bikimara kubaho, ariko hari akantu gato nsimbutseho ko kwitwa izina. Yego. Cyagiye cyo kwitwa akantu ko kwitwa izina yanze kuri nyita, amazina nyitwa na sogokuru ubyara papa. Yego. Ubwo urumva yari yaranze kunyita amazina, noneho muri kwa kumubwira ngo wa mwanga wa mukunda azabaho, niwe yanyitiye uteye umurame zigira umugabe. Uteye umurame zigira umugabe. Ubwo bishatse gusobanura iki? Niyo yari amazina yanjye, bivuga ngo uteye umurame ntacyo amutwara, ahubwo icyo wakora cyose wamara amanonko mu murima ariko akabaho. Yego. Nicyo uteye umurame byashakaga kuvuga. Zigira umugabe byashakaga kuvuga imana zabo baterekeraga babandwa, nizo yavugaga. Nizo yashaka kuvuga ngo zigira umugabe. Ubwo rero byashaka kugaragaza yuko imana zabo uko byamera kose ariko zizambeshaho. Yego. Arizo zizambeshaho. Uriho ku bwazo. Ntabwo bizeraga imana yo mu ijuru, nubwo abanyarwanda bazizeraga bakanamya ko hari indi mana, ariko cyane cyane bahaga agaciro imana zabo za ryango. Yego. Ubwo rero nibwo uwo munsi hariya naringezeho ukuntu yabibatekerereje, nibwo yabimaze kubatekereza. Amaze kubatekerereza baramubwira ati rero hariya hari mu gikari hari inzu y'ibyatsi, genda uyibemo. Babwira mama uyibanemo n'abana bawe, turaje tumwinginge dukureyo n'imyenda yawe, ubemo hariya kugeza igihe nitubona yanze kuva ku izima, tuzagushakira undi muhungu mu muryango wacu akagutunga. Rero nibyo ko bari babitekereje, byari mu byiringiro byabo, ariko muri bya byiringiro byabo ntabwo ariko byagenze neza. Ahubwo ijoro ryarageze, rigeze mama aryamana na muramukazi we mu nzu, ariko ntabwo mvuga ko ari umugambi wiwe, ahubwo ari umugambi w'Imana ihoraho. Aryamana na muramukazi we mu nzu. Amaze kuryamana na muramukazi we mu nzu, data yitwikira ijoro araza atwika ya nzu y'ibyatsi, kuko ibyo bavugaga byose we yabyumviraga inyuma y'inzu, ariko batabizi. Bamuha iyo nzu yo mu gikari we yarabyumvaga, ariko ntibari bazi yuko yahari. Kumbi we yayubikiriye, ari mu gutega amatwi ikintu cyose bari bumubwire. Amaze kuyitwika, abonye ko inzu z'ibyatsi murazizi zitwaga ibigonyi kera, abonye ko biguyemo ngo aridoga, ngo avuga ngo nimusohoke mukize zambe bazanyu. Ariko yatwitse inzu yari yumvise bahaye mama wawe, azi yuko weho na mama wawe niyo ndatwite arimo twaraye, ariho mwaraye, araza arayitwika. Kumbi siho mama wawe yari yaraye. Ntabwo ariho yari yaraye. Nibyo navuze ngo Imana ishaka kugukiza, nibura inzira icishamo gukiza. Ni ukuri.
urumva Imana yari yateje ikibazo cyo gutuma iryo joro batayijyamo, ahubwo witeza ikibazo cyo kugira ngo araraganira na muramukazi wiwe. Nyamara muramukazi wiwe amakuru bampaye nuko nawe yari yavuye mu rugo rwiwe aje kwa se gusura ababyeyi. Urumva ntibaherukanaga. Uko rero mama yabimbwiraga, yambwiye yuko mu minsi yari ahamaze, uwo nyine wari umunsi wa kabiri, kuko ngo yari yarashatse kure. Noneho rero ubwo birangiye agira gutya inzira nshya, abonye ko biguyemo byose birangiye kugwamo, niko guhita yidoga ati ngaho nimusohoke mukize za mbeba zanyu, mva ko muzazikiza mukaziha naho kuba. Urumva twari twarabaye imbeba, nyamara twari abantu. Rero burya Imana yo ni umukozi w'umuhanga. Sogokuru yarabyutse, abyutse asanga inzu yahiye yarangiye, ntihagira n'ikindi gishya, urugo ntirwafatwa, kandi kera bubakishaga ibiti, ahantu hose ntihafatwa, ariko iyo nzu yonyine iba ari nshya irarangira. Ariko twe twari turi mu nzu nini, Imana yari yaduhagazeho. Ubwo rero birangiye ibyo bivuyeho, mama mu gitondo ngo abwira sogokuru rero, ngo aramubwira ati rero babyeyi banjye mwarandeze, mwanzanye mu nkunda, ariko ntabwo ngiye gukomeza kubateza ibibazo. Iwacu navuye hari ahantu hazima, nari mfite umuryango, nta kibazo, subiyeyo, cyakoze nzajya nzana abana babasure. Ubwo rero muri kwa kugera iwabo, ubwo urumva nari nkiri mutoya, ariko urumva uko nari impetswe yari anatwite. Yego. Amaze kuvuka namubonyeho, ariko mubonaho ndakana gatoya, urumva abana b'inkurikirane zimeze gutyo, birumvikana baba ari batoya. Cyakoze ikintu njya nibuka nuko igihe cyaje kugera arapfa. Murumuna wanjye arapfa. Yararwaye. Iby'uburwayi ntabwo nari kumenya kuko urumva nari nkiri umwana. Ikintu nibuka nuko nagize gutya, numva irungu ryanyishe, njya kumunyeganyeza ngo aze dukine. Ngiye kumunyeganyeza nsanga umwana nahirika, nkabona kantu karimo karahirima, nagaruka nkabona karagaruka. Njya kubwira sogokuru, maze kumubwira, sogokuru arambwira ati byarangiye. N'iryo jambo yambwiye, ariko nawe ntabwo ahise nyerurira ko byarangiye, ahubwo ahise ambwira ngo ninjye kubwira mama na nyogokuru aho bari mu murima, bari mu gukura ibirayi bazi. Ndagenda ndabazana, bagejeje, ngiye kubona mbona bafashe marume n'injoro, ajya muri wa muryango twavukagamo, ajya kubabwira. Ariko sinari nzi ngo agiye hehe, sinari nzi ngo agiye kuvuga iki, kuko nari umwana. Noneho rero muri kwa kujyayo, ikintu cyabayeho, habayemo kusa nkaho data yaje mu gitondo, ariko mbona umuntu w'umugabo araje, ateruye murumuna wanjye, amutwara mu maboko, ariko azingiye mu kirago. Murumuna wanjye wapfuye. Ntabwo yaje ngo ambwira ati muraho, ntabwo yaje ngo asuhuze, ntabwo yaje ngo agire ikintu kimwe ambwira, oya. Ahubwo natunguwe nuko mbonye bagiye, mbona bashyize mu mwobo, barataba. Batabye ndibuka ko nabajije mama, kuko niwe nisanzuragaho. Iyo mama yabaga adahari nisanzuraga kuri sogokuru. Nyogokuru yari umunyamahane cyane. Yari umunyamahane, ariko ntabwo nawe yajyaga ampohotera, ariko nisanzuraga kuri sogokuru cyane. Ndabaza ngo ko ndeba mumushyizemo hariya mukamushyizeho itaka, habaye iki? Arambwira ngo sibo yandemye, niko yitwaga, ntabwo nzabyibagirwa. Sibo yandemye, Imana yamuhamagaye, buriya agiye mu ijuru. Naho kumva urumva yari yashizemo umwuka, ariko ntibabimbwira, ahubwo banyereka ko yagiye mu ijuru. Ubwo muri kwa kunyereka ko yagiye mu ijuru rero, numvise ko abagiye mu ijuru bose baca mu butaka, niko nabyumvaga. Ariko ibyo byose Imana urumva yari ifiteho umugambi urenze uwo cyangwa abantu batekerezaga. Ibyo rero byavuyeho nibwo bamaze gutaba, ntabwo yagarutse aho yakuye umurambo. Yewe ntiyigeze anambwira ati mwana wanjye, yahise agenda. Yari afite mushiki we warashatse hafi y'iwacu aho ngaho, ahita agenda. Nimba yararaye kwa mushiki we simbizi, nubwo babimbwiye, ariko mama we yajyaga ambwira ati jye sinjya nkumbura kukwerekayo,
sinjya nkumbura no gukwereka iyo miryango kuko nta cyiza nayibonyemo nta n'icyo bankoreye ubwo rero bikambera igikomere cyane igihe kigeze njya kwiga ngiye kwiga naho mpuremo n'ibikomere hahandi ndibuka umwarimu yajyaga nkubita akavuga ngo jye sinjya mvuga sinjya nkina ngo umuntu udakina ubundi nta muntu umurimo ariko ntabwo cyabaga ari icyo kigenderewe ahubwo icyabaga kigenderewe nuko bavuga ngo uriya n'ubundi ntabwo n'uwo muri aba n'aba n'uwo muri ibi ngibi muri biriya by'amateka yego ndibuka igihe kimwe yaramfasha mfata mu mukondo araterura agejeje hejuru arandekura nikubita hasi umukondo urabyimba uba munini cyane ariko Imana irahagarara n'ubundi wa mukondo muri kwa kubyimba kwawo nabwo ntabwo Imana yemeye yuko mpagwa nahabaye kandi irahaba sogokuru ajya ku kigo ikibazo kirekire umwarimu bamuhanisha amezi 3 atigisha ibyo rero bivuyeho nibyo nabashaga kubona ibyo bivuyeho mama ashaka undi mugabo ashatse aranankunda cyane arankunda ariko sogokuru akanga kundekura ngo njye kubayo ariko nkagira amarume akanzira akankubita uko bwije akankubita uko bucye agakubita nta n'ikintu nakoze sogokuru ntiyarazi kunkubita kuko nta kintu nabaga namukoshereje urumva umuntu utavuga umuntu udakina umuntu utagira gute yewe umuntu uva ku ishuri bakabwirwa yuko nageze mu rugo ariko basanze inka zavuye mu kiraro cyangwa se bagasanga igicuma navomeshaga nta kiraho ngaho n'ibyo byabwira ngo nahageze sinenze kuvuga ngo ndashonje nta kintu na kimwe narinzi ibyo bibayeho gutyo igihe cyaje kugera mama aho yashatse ndibwira ko jenoside yari hafi kuba nibwo nagize gutya njyayo ngezeyo uwo mugabo we arankunda kumbi yari yaranyandikishije mu irangamuntu ye ariko ntabyo narinzi yarangize umwana we ariko ntabyo narinzi abaho nabo baranyanga baravuga ati uriya mugabo yari yarabyaye abandi bana hanze ntiyigeze abandikisha ariko yararenze yandikisha umugore we yazanye nabyo byari ikindi gikomere kandi kitoroshye nta n'umwe agomba kunyiyumvamo nuko ibyo rero mbibamo urumva ubwo buzima bwo kutavuga ubuzima bwo kudakina ubuzima bwo kutisanzura bwari bukomeye najyaga kwisanzurira kwa sogokuru marume akaba yankubise najya aho mama yashatse najya kwisanzura imiryango yaho itereka reka urumva byari ibibazo bikomeye ariko burya iyo Imana igushaka irakurinda kuko hari ikibi gushakaho ubwo rero ibyo birakomeza kugeza ubwo jenoside igezemo habaho intambara ndende ndetse ndibuka ko icyo gihe jenoside yabaye ndi kwa sogokuru inka zo kwa sogokuru bazirya ndeba ariko umuntu arampisha arampagararaho aravuga ati uko byamera kose uyu mwana ntabwo natuma apfa nubwo mbura abantu bake ngo nuzuze umubare w'abantu 100 ariko ntabwo yapfa ndeba yavuga ko buri abantu 6 kugira ngo zuze 100 ariko niwe wandorongotanye aranzengurukana anyambukana inzuzi angeza ahantu bita ku Gikongoro arara ngendana amajoro yose turagenda kugeza igihe yangejeje aho bita Ikibeho aho hose yahangejeje ntahazi wari umwana mutoya ariko burya n'Imana iba iri kugenda ku muntu rero ibyo ngibyo byose mbibamo muri iyo jenoside ngeze Ikibeho ubwo nagiye nsa nk'uvunagura kugira ngo twari igihe kirekire ngeze Ikibeho nibwo umusaza yambwiye ati nimundebere nk'aka kantu aka kantu kaje ahangaha kumara iki koko natwe twabuze uwo tujya none nako kaje ahangaha arambwira ati mfata gutya ati niniruka wiruke ninikubita hasi yikubite hasi fate mu mugongo ntunde kuri yambwiye gufata umukaba w'ipantaro gutya hano mu mugongo nture kure na rimwe ninikubita hasi yikubita hasi niruka wiruke ninzamuka uzamuke atubwo nurekura nakazi ka urapfa niko nabigenje turiruka turamanuka hano Ikibeho hari ahantu bita kuri Chapelle turahamanuka tukimanukamo hasi kuko abagizi ba nabi arizo ntera hamwe bari bahamereye nabi
baramurashe abacengezi babona ko interahamwe ziba ziramurashe zikimara kumurasa zimukubita urusasu rwa hano mu bitugu zikimukubita urusasu yikubita hasi none kwa kundi yambwiye ngo niyikubita hasi nanjye yikubita hasi nanjye nararyamye ariko muri kwa kuryama ngiye kubona mbona amaraso arahingutse ubona ari haravu mbona harimo amaraso mbona no hasi haje amaraso ndavuga ngo umuntu ndabona ibintu bidasanzwe kwa ko nambere nabonye abandi bari bagiye bapfa gutyo nkabona amaraso aho yagiye agwa menshi nahise numva ko yapfuye yego mpita nirukanka ndagenda ngera ku mugezi bita Kavuguto ziriya barakazi nkagezemo hari icyayi kinini cyane icyayi nkimanukamo mu kingo ndawumanuka rwose njyamo hasi maramo iminsi 3 ku munsi wa 4 numva inzara irandiye ndi jyenyine ni ku munsi wa 4 numva inzara irandiye inzara indiye numva birandenze kuko nari maze igihe kinini ntarya yego kandi no nkumva rwose pe nkumva ubuzima burarangiye ngo disi birumvikana numva mu mihogo hatangiye kuba ibisebe gusa numva ahantu hose nta hantu hamwe nsigaje yego sohoka muri cya gihure ko nasohotse mari nijoro ngeze mu muhanda mpita mbona abandi bantu nabo bari mu kugenda muri iryo joro ndabakurikira ariko nkabagenda inyuma nkanga kubegera mvuga ngo n'ubundi nimbiyereka nabo baranyica yego mbagenda inyuma kugeza ubwo nagiye kubona mbona ngeze aho bita muri Nyaruteja ubwo urumva nari nageze muri Butare ngeze Nyaruteja n'ubundi byo nahungaga mbari byo ngwamo nkibigwamo ariko Imana inde mu mutima muri kwa kubigwamo ngiye kumva numva umwe aravuze ngo dore nakari kari inyuma yabo ngo dore ngakari inyuma yabo ngo nako ni mukazane yaraje aramfata aranjyana arangije nyicaza iruhande rw'umuriro arambwira ngo urabona uyu muriro ndawureba ngo urawubona ndawubona ngo kiraba cyita iki ntabwo nkizi yari bariyeri yari hatambitse ntabwo nkizi arambwira ngo uyu mureko wawubonye ntawubonye ngo bino ngiye kugushyiramo ndabwo se ndazira iki ngo cyuziyo ntabwo kizi ngo wanyuniye ndamubwira ngo mbese ngo ni Masango kuko icyo gihe bahitaga muri Masango ngo ni Masango ngo no kwa mpamu ngo wari kwa mpamu ngo ni mu kireka kigenda kigo hirya ngo kuko mpamu nawe adufasha mu kazi kenshi kuko ni wari burugumesitiri wa Masango kandi yari yaranditse amateka mu bintu bijyanye na jenoside ngo ni mureka ngo ubwo ari kwa mpamu ngo mpamu nawe adufasha amateka menshi ngo adufasha byinshi ngo dukeneye n'imodoka yayituzanira na hano ngo ni mu kireka kigo hirya ngo cye kugwa hano ngo hano harimo abantu b'iwabo benshi ubwo mba ndahatambutse ariko ntabwo bari babikoze ahubwo ni uko Imana ifite umugambi ku muntu ni ukuvuga ngo igihe cyose Imana igufiteho umugambi igukoresha ibintu abantu batabashaga gutekereza ubwo rero namaze kuhatambuka ndagenda nzenguruka Butare yose maze kuzenguruka Butare yose ndagenda kugeza ubwo nagiye kubona mbona ngeze aho Inkotanyi zimaze kugera ku rubibi rwa Butare na Bugesera umusirikare wambonye bwa mbere yarampamagaye ariko nawe yari yanyikanzemo ndetse mugeze arambwira ati kare uragahamagara ngo kagire gati urubura ntabwo kareba kuko nari akantu kagufi cyane ubundi abanzi bo mu gace k'iwacu banzi ku izina ryitwa Gapiri nari akantu gato cyane kadafatitse ndetse nyogokuru yabaga yarakaye yajyaga avuga ngo ni Kadahirima kuko nari akantu gatoya kadafatika mbese kananutse ku kigo ndibuka mwarimu amfata gutya gaterura yavuze ngo maze agatsinda nta n'ibiro kagira ibyo byose mbibamo ariko burya Imana yari ifite umugambi ku buzima bwanjye ubwo rero ubwo umusirikare umwe yambwira ngo uragahamagara ngo kagire gate undi yaramubwiye ngo naze hano haje aramubwira ngo ahita ambwira ngo ningire gutya ibiganza ndamwereka arambwira ngo ninkuremo imyenda nari mfite arebe nimba nta kintu mfite ndabikora noneho we atera intambwe aranyegera arankorakora hose yumva nta kintu kindi mfite kuko nari mfite agatenge uwo muntu yari yarampaye ngo njye nifubika nayo gafite ka gatenge aragafata
arakaza ndambura, amaze kukarambura abona nako kabaye ukundi kuntu kurumva akanabanye aho hantu hose. Naho ngaho ubwo mu gihe cya jenoside ubwo naciye ahantu umuntu yampisha akanshyira mu mitumba, wa wundi akaza kunkuramo avuga ngo ashigaje abantu 6 ngo arashaka kwiyuzuriza imibare, akankubitiramo urushyi, hano ngira inkovu yankubisemo, hahise akomereka kugira ngo yereke abo bantu ko nta mpuhwe afitiye. Ariko bwari uburyo bwo kunkiza, kuko niyo yaravugaga ngo ntabwo bishoboka ko umwuzukuru wo kwa runaka yapfa n'ibineza sekuru yatugiriye.